umwanditsi w'ibitabo Marangwayire Liliane ni umwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu buryo butangaje nawe atabasha kwiyumvisha. Yatemewe muri Kiliziya ya Ntarama ho mu karere ka Bugesera, ariko ntiyapfa arokoka mu buryo butangaje. Uyu munsi reka twumve ubuhamya bw'umwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Ni umubyeyi nawe avuga ko uburyo yarokotse ari buryo butangaje, nawe atazi uko byagenze, ari Imana yonyine yahabaye. Ubwo jenoside yakorewe abatutsi yabaga, abicanyi ntibatinye kugera no mu nzu z'Imana. Za kiliziya, insengero, imisigiti nabyo byanyuye ku maraso y'abatutsi bishwe urw'agashinyaguro. Urugero rwa hafi ni zimwe muri kiliziya cyangwa se insengero kuri ubu zahindutse inzibutso, harimo nka Kiliziya Katolike ya Ntarama mu karere ka Bugesera. Aha ni hamwe mu hantu hiciwe abatutsi benshi kandi bakicwa mu buryo budasanzwe, kuko abicanyi bakoresheje ubugome ndengakamere burimo no kwica abana b'impinja babakubise ku gikuta cy'inzu. Marangwayire Liliane ni umwe mu barokotse igitero simusiga cyahitanye abantu cyagabwe kuri iyo kiliziya mu mwaka w'1994, nubwo cyasize yabaye igisenzegeri kikanahitana nabo mu muryango we. Uretse kurokoka kuri iyo kiliziya, ni umwe mu bazi neza uko jenoside yo mu karere ka Bugesera yakozwemo, kuko urugendo rwe rwo kurokoka rwamunyujije muri byinshi no mu duce tugiye dutandukanye. Nubwo jenoside yabaye afite imyaka 12, Marangwayire, uyu mubyeyi Liliane, yarokokeye mu rufunzo rwo mu gishanga cyo mu Bugesera, kandi nawe hiciwe abatutsi benshi batagira ingano, ariko Imana ikinga akaboko kuri we. Mu kiganiro cyihariye yahaye ikinyamakuru Igihe, yasobanuye uko yarokotse, urugendo yanyuzemo n'uko yongeye kwiyubaka nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Yagaragaje ko nyuma y'ihanurwa ry'indege ya Perezida Habyarimana, umugambi wo kwica abatutsi wahise utangira gushyirwa mu bikorwa. Ibitero byatangiye kujya guhiga abatutsi, ndetse no kuwa 8 Mata mu mwaka w'1994, abicanyi binjiye mu rugo rw'iwabo, aho bishe abana 2 kuri uwo munsi, abandi bakwira imishwaro. Yagize ati, ntaho kwisha twari dufite kuko twicwaga n'abaturanyi, abantu duturanye, abiganye na bakuru banjye kandi bari babazi, babaga ari abantu batuzi neza. Ku itariki 9 bahungiye mu ishyamba rya Kayumba riri muri ako karere, ariko bakomeza kugenda bihishahisha, aho baje kwerekeza ku musozi wa Karambi wari uriho urusengero rwa ADPR. Urwo rusengero barumazemo iminsi 2. Ku munsi wa 3 haza kugabwa igitero cyahitanye abantu, ariko babasha kurokoka bajya kwisha mu gishanga cyitwa Nyirarukobwa. Icyo gishanga bakivuyemo berekeza muri Kiliziya ya Ntarama, ni naho yaburiye benshi bo mu muryango, kuko ariho biciye abavandimwe be n'ababyeyi be. Ku itariki ya 15 Mata mu mwaka w'1994, ni umwe mu minsi Marangwayire atazigera yibagirwa, kuko yarokotse urupfu, ariko abo muryango we bakicwa areba. Yagize ati, ku itariki ya 15 nibwo kiliziya bayiteye, bicamo abantu mu buryo bw'agashinyaguro. Buriya ahantu henshi hagiye hicirwa abatutsi, ariko buri gace gagiye gafite umwihariko wako. Agace kahariya kazwiho ko bafataga abana bakabakubita ku bikuta, hari nuko bafataga abantu bari mu tuzu two hanze bakabashyiramo matera bakabatwikiramo, bicishije intwaro zose zishoboka, uhereye ku dufuni, amapiki, ubuhiri, imihoro, udushoka duto, mbese intwaro zose zishoboka zarakoreshejwe. Yavuze ko abicaga bari bahagarikiwe n'ingabo z'igihugu, barebereraga interahamwe zicisha intwaro gakondo, bishimangira ko umugambi wari warateguwe. Yagize ati, abari bashinzwe kurinda umutekano w'abaturage nibo bahagarikiye ubwicanyi. Ni ibintu bibabaje, bishe abantu mu buryo bw'agashinyaguro, kuko nanjye niho natemewe. Hari ubwo mvuga ngo baranyishe, kuko buriya wenda uwantemye azi neza ko yanyishe. Badutemaga nk'imitumba, niko navuga. Yongeye ati, nagezweho uwicaga aranyica, ariko kubw'amahirwe sinapfuye, niyo mpamvu ndahangaha. Bishe abantu nabi icyo gihe, kuko harimo ibihumbi birenga 5. Nyuma yo kumusiga bamutemye ariko ntapfe, yaje kweguka ava mu mirambo ahantu hari amashuri y'aho bita ku Cyugara, ariko bakomeza kugabwaho ibitero. Ku itariki ya 19 Mata mu mwaka w'1994, Marangwayire yavuye aho bari bihishe, kuko bari bamaze kugabwaho igitero cyahitanye benshi, bahungira noneho mu rufunzo. Yagize ati, cyari igishanga cy'igifunzo cyarimo amazi winjiramo, kuko hari n'abajyagamo bakarigita bakaburiramo. Noneho ngewe nari mfite ibikomere, nagezemo nyuma y'iminsi 4 bantemye. Iyi nterahamwe zazaga zatemeraga hamwe n'urufunzo, hari abantu benshi biciye muri urwo rufunzo. Yakomeje agira ati, nahabonye ikintu gikomeye kigaragaza ko leta yari yateguye jenoside, kuko bajyaga bataha ku mugoroba bakohereza akajugujugu ngize kugenzura ahantu haba hasigaye abantu muri icyo gifunzo. Ushobora kwibaza ukuntu leta ishora ubushobozi bwo kwica abaturage bayo, njya mbyibuka nkumva ni ibintu bibabaje cyane.
Muri urwo rufunzo wagiraga amahirwe umunsi ukira akiri muzima, yasohokaga muri rwa rufunzo bwacya akongera akarusubiramo. Murangwayire yerekana ko hari umunsi yari agiye kwicirwa mu rufunzo ariko Imana igakinga akaboko. Yagize ati, hari umunsi babonye ninjiye nyeganyeza ibifunzo, mu gihe ngiye kuvuza induru imbere yanjye hari abahungu bamfashe umunwa banyinjiza mu mazi kuko batekerezaga ko nshobora kubatanga. Utekereza icyo gifunzo cyicirwagamo abantu buri munsi bari kuboreramo, nawe wibaza uko ayo mazi yari ameze. Icyo gihe twakishijwe n'umugore wari ufite akana bagize ngo niwe babonye, avamo ageze imisozi bamwica twumva. Ntabwo njya ntekereza uburyo bwakoreshejwe, nk'ubu iyo mbyibutse njya nibaza uko ushobora kumara iminota ingahe mu mazi, ariko kubera ubwoba ubundi wabaga wapfuye, kuko banantema ntabyo numvise. Iyo wumvaga ngo baje kukwica umutima wahitaga ugenda, ariko ibiba byose wabaga ubibona. Murangwayire yagaragaje ko mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi hari bamwe mu babyeyi batwaraga abana babo bato bakabatoza kwica, ibishobora kuba ari nayo ntandaro y'ingengabitekerezo ya Jenoside yakorewe Abatutsi igaragara mu bakiri bato uyu munsi. Ati, icyo gihe ngewe narababonye, abana b'imyaka 9, 10 na 12, abo bana ntibigeze bahanwa kuko bari abana, barimo barakura, ubu ni abagabo barakuze bafite n'abana na ndetse. Ubwo uwo mwana yabyaye ari guhabwa iki? Njya mbona ari nayo mpamvu tubona ingengabitekerezo ya Jenoside mu bana bato. Ibyo ni ibitekerezo byanjye kuko uriya mwana yarakuze, akurana bya bintu byose yabonye. Nyuma yo kurokorwa n'inkotanyi, Murangwayire Liliane wari umaze iminsi igera kuri 30 mu rufunzo, yisanze mu bana bari bakomeretse kandi bari bakeneye ubuvuzi byihuse. Inkotanyi zafashe abana bari bafite ibikomere kandi badafite kirengera, zibahuriza hamwe mu karere ka Bugesera mu cyahoze ari ikigo cy'umugabo w'umutaliyani witaga ku mfubyi imbere ya Jenoside. Ubwo bari muri icyo kigo haje umugore w'umutaliyani witwaga Maria Pia Fanfani, wajyanye abana babiri bafite ibikomere bikomeye cyane, abajyana mu Butaliyani bahabwa ubuvuzi. Liliane yagize ati, baradutwaye batujyana mu Butaliyani, badushyira mu bitaro turavurwa, nyuma y'igihe gito tuza gutungurwa no gutwarwa n'umupadiri wa muzungukazi atagihari. Hagati yabo bombi byabaye bibi, ubanza harimo inyungu z'umwe muri bo zatumye baturwanira. Nyuma yo kujya mu maboko y'uwo mupadiri bahise bakurwaho bari i Roma, bajyanwa mu majyaruguru y'Ubutaliyani aho babaye mu buzima bubi cyane bwatumye benshi bifuza kugaruka mu Rwanda. Ibyo byatumye abari bakuru basaba gusubizwa mu Rwanda mu Gushyingo mu mwaka w'1994 bitewe n'uko bafatwaga nabi. Yagize ati, reba umuntu wageze i Burayi agasaba kugaruka mu Rwanda, urumva ko twari mu buzima butameze neza. Nawe baza umwana wavuye mu rufunzo yageze i Burayi ariko agashaka gutaha ahantu atazi ko hari umuntu n'umwe wiwe wasigaye. Nubwo yagarutse nyuma y'imyaka 2, Murangwayire agaragaza ko byari ibintu bitari byoroshye kuko byasabye leta gushyiramo imbaraga. Yagaragaje ko mu bo bajyanye harimo abana bato bahawe amazina yo mu Butaliyani ku buryo n'ubu bakiriyo kuko badashobora kumenya inkomoko yabo. Muri Kanama mu mwaka w'1996, Murangwayire yongeye kugera mu Rwanda aho yarerewe mu muryango kwa bene wabo, ndetse hari na barumuna be 2 bari barabashije kurokoka. Yabashije kwiga amashuri yisumbuye ndetse na kaminuza, kandi kuri ubu ni umubyeyi w'abana 4 b'abahungu. Murangwayire yahisemo kwandika igitabo kigaruka ku mateka ye. Igitabo cye yacyise Surviving Unthinkable: Story of Hope and Resilience, yakimuritse ku mugaragaro kuri wa 21 Werurwe 2025. Nguko uko Murangwayire Liliane yarokokeye mu karere ka Bugesera n'urugendo yagize kuva Jenoside igitangiye kugeza n'uyu munsi.